Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Nk'uko twabibabwiye rero tuzajya dukora inyigisho nyinshi cyane zigaruka ku kuri k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Bisa nkaho mu minsi ya none hari inyigisho z'uburyo bwinshi butandukanye, zimwe na zimwe rwose zidashobora rwose gutuma umuntu yimenya ubwe ngo amenye Imana wiriwe ndetse amenye n'ibyo Imana yakoze ku bwe. Aha rero niho tugomba kwerekana ukuri kuri mu byanditswe byera, tukareba mbese ni ibiki ibyanditswe byera bivuga ku buryo umuntu iyo abyizeye abiboneramo agakiza. Muri izi nyigisho rero z'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana tuziga cyane mu ingingo 6 z'ingenzi ziri mu by'ibanze twizera, ku buryo izo ngingo iyo umuntu atazizera cyangwa se afite ubundi buryo abivugamo, ubundi buryo yishakiye nyine bihabanyije n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, uwo muntu rwose aba ari muri heresi cyangwa se aba ari mu nyigisho ziyobye. Aha turi kuvuga yuko tuzareba ingingo ya mbere yitwa abantu bose ko ari abanyabyaha. Tuzareba uburyo ibyanditswe byera bisobanuramo icyaha icyo ari cyo. Ese icyaha ni uburyo abantu bivugamo cyangwa n'uburyo Imana ibivugamo? Kuko kutamenya icyo icyaha ari cyo bituma umuntu we adashobora kumva uwo ari we, kandi bishobora gutuma umuntu we ashobora kugira ngo ahari we ni mwiza kurusha runaka, kubera ko ahari ari kuvuga icyaha akivuga yigereranyije n'abandi. Ariko tuzareba Imana yo muremyi wa byose, yo yaduhaye iyi si turiho, yo yaremye byose ibigaragara n'ibitagaragara, ndetse yo yaremye uyu muntu, ivuga gute icyaha? Tuzabireba. Noneho turebe ubundi inkomoko y'icyaha ni iyihe, ibi bituma nta muntu n'umwe ushobora kujyaho avuge ngo ngewe icyaha nta kintu mbiziho. Donc ni gute icyaha cyaje gute gituma leta zose zo mu isi nta n'imwe ishobora guterera agati ko mu ryinyo yanga gushyiraho amategeko agenga abaturage, yanga gushyiraho amategeko ahana abanyabyaha? Rero biragaragara yuko no mu buryo busanzwe abantu bose barabizi yuko hari inyamaswa mbi iri mu muntu ku buryo imutera gukora ibyo akora. Yego, ku buryo rero bashyiraho ingamba runaka kugira ngo bakumire cyangwa se barwanye ibyo bibi bishobora kugira utyo bikaba. Rero tuzajya no mu byanditswe byera turebe ubundi mu kuvuga ukuri icyaha ni iki. Icyaha ni ukuba unywa inzoga ukagenda umuhanda wose usinda. Icyaha ni ukuba uri umutinganyi. Tuzareba nyine ibyo byose ndi kuvuga, tuzareba ubundi ibyo byonyine nibyo cyaha. Nyine tuzareba ubundi ibyaha ni ibintu umuntu akora bibi gusa, cyangwa hari nubwo umuntu ashobora gukora ibintu byiza ariko sinzi bikaba ibyaha. Ikindi tuzarebaho ni ingingo yindi nayo ikomeye ivuga yuko Imana yanga ibyaha. Ubundi ntacyo byari bitwaye umuntu kuba ari umunyabyaha akaba anabikora iyo haza kuba nta Mana ihari. Ariko hari Imana umuremyi w'umuntu, hari Imana yo yashyizeho uyu muntu ku isi, imuha amategeko yayo kandi imushyiriraho kugira ngo ayibereho, imushyiraho kugira ngo ayumvire. Ariko hari n'umuntu utari gushobora kumvira Imana. Rero tuzareba ubundi Imana iteye ute. Iyi Mana yanga ibyaha noneho kandi umuntu akaba ari umunyabyaha, urumva ko ari akaga. Tuzareba rero tujye mu miterere y'Imana tubone rwose uburyo Imana yanga ibyaha kandi abanyabyaha bose bari mu mujinya w'Imana kandi bazarimbuka. Abanyabyaha bose, ubwo ni wowe uri kumva iyi video, ni nanjye uri kuvuga ibi ngibi. Tuzareba uburyo nyine Imana yabumbiye abantu bose mu gatebo kamwe, bose ibabumbira mu bunyabyaha, bari aho ngaho nyine, nta muntu n'umwe. Ubwo hano tuba tuvuga haba uvuga ko ari ingeso nziza, uvuga ko akora ibyiza, haba uvuga ko we yirinze ibyaha runaka, kumanuka ukageza kuri
ba bandi babyirunduriyemo. Ubwo tuba tuvuga hano izi ndaya ducaho hano mu Biryogo, ahantu henshi hanyuranye muzi abantu bavuga ngo hari ahantu barahategera, ugashyira kuri aba bajura baba barazengereje abantu mu makaritsiye, aho usiga inkweto hanze ugasanga bazijyanye. So tuzareba ukuntu haba abo bantu bose, ubwo ukagenda nyine ukagera kuri ba bantu bishe abandi muri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa no muri jenoside yakorewe abayahudi. So tukareba abo bantu babicanyi gutyo, tukaza none tukareba n'uburyo na wa muntu ujya urakarira mugenzi we, Bibiliya nawe ivuga yuko burya nawe akwiye igihano nk'icy'umwicanyi. Tuzareba iyo Mana rero yanga ibyaha, turebe icyo ikwiriye umuntu. Ariko ikindi tuzareba gikomeye nanone, tuzareba ko Imana ari urukundo. Bivuze iki kuba Imana ari urukundo? Rero bivuze yuko iyi Mana ifite indi ndangakamere yitwa urukundo. Ariko se bihura gute no kuba ari Imana ikiranuka igomba guhana umunyabyaha? Ni gute rero iyi Mana y'urukundo ishaka kwerekana urukundo rwayo mu gukiza abantu ibigenzamo? Ibi bizahita bitujyana ku ngingo ya 4 igaragaza ko Imana yatanze Yesu ku bw'abantu. Tuzareba impamvu Yesu, kuki Imana yatanze Yesu kugira ngo acungure abantu. Ni iki kiri muri Yesu, cyangwa Yesu ni muntu ki bituma ari we wenyine agakiza gashoboka ko gashobora kubonerwamo? Tuzareba ku bumana bwa Kristo, ariko tuzareba nanone ku bumuntu bwa Kristo. Bivuze iki ku bakizwa? Bivuze iki ku bizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana? Indi ngingo tuzareba ya 5 nayo ni ingingo nziza igaragaza uburyo umuntu rero wamaze kumva ibyo bintu tuvuze byose hejuru, ko umuntu ari umunyabyaha, ko nta muntu ushobora kubana n'Imana yera kubera yuko yo yanga ibyaha, ariko kandi ko Imana ari urukundo ishaka gukiza uyu muntu ikaba yaratanze Kristo. Tuzareba rero ko kuri iyo ngingo tuzareba yuko uwihanye akizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ari we ukizwa. Uwihanye akizera ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. So tuzareba ubundi kwihana ni iki. Ese kwihana ni nagiye mu masengesho noneho tugera mu mwanya wo twatura ibyaha, tukavuga ngo Imana imbabarire naribye, Imana imbabarire narebye umugenzi wanjye ndamwifuza, Imana imbabarire narebye amashusho y'urukozasoni, Imana imbabarire ibitekerezo bibi, Imana imbabarire mushiki wanjye namurebye numva ndamurakariye, Imana imbabarire n'ibindi biri mu mutima nibagiwe. Mbese kwihana ni ibyo ngibyo? Tuzareba nyine kwihana ni uko kurondora ibyo byaha byawe byose kandi ntunabirangize, kandi unabizi neza ko numva aho ngaho uri bwagende ukabisubiramo. So tuzareba ni iki birivuga mu kuvuga ukuri ko kwihana ari cyo, ariko tuzareba no kwizera icyo ari cyo. Turebe ni ukuhe kwizera kuzima ushobora gutuma uyu muntu ava mu rupfu akagera mu bugingo bw'iteka. Ingingo rero tuzasorezaho, ingingo ya 6, ni ingingo ivuga yuko uwakijijwe aberaho Kristo. Tuzareba kuko ntekereza yuko iyi ngingo nayo inyigisho mbi ziri hanze aha zatumye rwose ubutumwa bwiza bugirwaho umugayo. Nubwo ku ruhande nyine rw'abigisha izo nyigisho ari ikibazo gikomeye, uburyo bituma abantu batangira kuvuga ngo iyo utangiye kumubwira ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ngo nzaniye za nyigisho ngo zitera abantu gukora ibyaha. Tuzareba ubundi se igituma umuntu akora ibyaha ni uko yumvisha ubuntu bw'Imana. Tuzareba, tuzabyibazaho, ariko tunareba ubundi mu kuvuga ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ni ukuhe. Umuntu wamenye ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana koko akora ibyaha nkana uko yishakiye? Oya, tuzareba ahubwo ko uwo muntu wamenye ukuri k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana ari we ugira ishyaka ry'imirimo myiza. Tubahaye ikaze rero mu ruhererekane rw'izo nyigisho zose tuzatambutsa kuri channel yacu. Abantu bazajya bagira ibibazo muzajya mwandika muri comment mutubaze, noneho ibyo natwe umwami azajya duha gusubiza tuzajya tubibasubiza. Shalom.